rivuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Bene data, nahawe ijambo rikomeye uyu munsi rivuga ngo ese Imana iyobewe umurimbo cyangwa iyobewe ubwiza, iyobewe ibintu yabahaye, iyobewe ukuntu yakuremye, ubwiza yaba yaraguhaye? Nabwiwe kubwira abantu bisiga cyangwa se bitukuza ngo nimurekeraho kandi uyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana. Bene data bakundwa, nimwumve ubu butumwa kandi ubushyire mu ngiro mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso umuntu utari bwumve cyangwa se utarumva, ikimenyetso cyerekana ko ariyo. Ntago nje kubatera ubwoba, nta bwoba burimo, ariko ikimenyetso kirimo nuko umuntu utari bwumvire ubu buhanuzi, utari bwumve iyi mbuzi, nuko azajya hari indwara ibaho y'igicuri. Iyo ndwara niyo izagiranga uwo muntu wanze kumvira Imana. Bene data, mureke duhindukire, mureke twumvire umwuka. Imana ibaho umugisha. Ntabwo ari bya bindi ngo iraje ibice, iraje igirite, nta terabwoba ririmo. Imana ni inyembabazi. Iyo uhindukiye, iyo yumviye, Imana irakugarukira. Yesu abaho umugisha. Ubutumwa bwa rubwo mukomeze kugira amahoro ya Kristo. Imana ibaho umugisha.